njye nabwiye abantu yuko nta muntu n'umwe ku isi y'Imana udashobora gutera inda. Niba hari ikintu cyoroshye cyane kibaho no gutera inda, nta muntu n'umwe, ndabisubiramo, yaba udafite urwara rwo kwishima, yaba ari ku muhanda kuri kaburimbo aryamye aheruka koga muri rimwe, yatera inda. Biologically you can father someone. Ariko icyitwa kuba umubyeyi, parenting cyangwa kuba umugabo, ibyo bisaba ubudaheranwa, bisaba kugira resilience yo mu rwego rwo hejuru. Ari nacyo kintu abantu benshi badasobanukiwe. Abanyafurika twabayeho abantu b'abagabo kurusha abandi bose. Buriya mu bazungu umwana wawe yamaze kugira imyaka 18 ntacyo uba ukimushinzwe nushaka umujugunye. Twebwe abagabo usanga hari n'umuntu ungana mutabaruka kijya kurya kwa nyina. I'm sorry baba, ntabwo ari wowe nshyize mu bavuze ungana, ntabwo bavuze mutabaruka. Okay sawa, sibyo. Usanga umuntu ungana na mutabaruka kijya kurya kwa nyina avuga ati mami ntamushyushye. Ukabona umuntu ungana nanjye akirara muri saro ya se akubitana imigeri na se, ahandi ntibishoboka. Ibyo rero ubwabyo bikwereka iki? Bikwereka ko abanyafurika ba mbere twagiraga inshingano umuntu ukumva yuko umwana wawe ari umwana wawe ukamwitaho kugeza umujyanye cyangwa se upfuye akagushyingura. Ariko uyu munsi wa none nibwo tubona abagabo kuvuga ngo ndakenye ntayo rugo, sibyo? Ndagiye. Nibyo ushobora kujya guhaha kuko na basogokuruza bacu baragendaga bakajya guhaha bakazanagaruka. Ariko bivuze ngo ugezeyo abo ukabata burundu, ibyo nabyo ni ikindi. Se wihisha ubukene babwihisha. Icyo bashinja abagabo b'iki gihe, abagabo b'iki gihe bakunda ubuzima bworoshye. Abagabo b'iki gihe bakunda ubuzima bworoshye, ni ukuvuga ngo niba agiye akagerayo ntuse ko byoroshye, ntiwumvise abaturugo kubera kubatekera. Isosi y'umutuku ntiyajyanye abagabo ikamara abantu. Umuntu akagenda akabatekera isosi y'umutuku, yarangiza kuyiteka umugabo akavuga ati njyewe ndasubira kwa nyirakanaka gukora iki. Umugabo ugasanga umugabo afatishijwe ibiryo. Reka guseka mon frère. Iyo ubwo bugabo nabwo umuntu akabwibazaho. Rero icyo mbabwira nuko muri iki gihe mbabariye abana bacu batarashaka, ariko abagabo basigaye nyabagabo ni bake. Abandi nababaye ntunkange, sibyo? Narisobanukiwe. Ugasanga n'abagabo nabo basigaye bafite uturigi two kujya kokesha inkoko mu kabari, amatsinda yo kujya gutekesha ibisafuriya no kurya ingurube. Ugasanga rimwe na rimwe abagore n'abana nyine barimo baranamba. Hakujya tsinda buryabaho koko. Ntuse ntabwo twabonye kuri televiziyo ntibahari babagushakire. Abari bihishe mu gakenke bari mu guhuta isupu. Ngo zabaye nkiya ngo nakaro gusa. Ikiro kimwe kataduhaza. Bajugunyemo ibirayi bakajya kubirira hariya mu mateke. Ariko rwose ikindi, ariko n'abagore nabo babimenye. Ntago kuba ufite umugabo ntibisobanuye ko wabonye umugaragu. Ibyo nibyo ndabigarukaho. Ugomba kumenya yuko abagabo ko bateye, nkunda kwibabwira hano igihe cyose mubimenye, muri iki gihe ibintu birakomeye. Ayo mwana rwose. Mu nkweto ntuze zira nkweto ntazo ntuze. Ntagira nkweto rwose. Ishati yo ndayifite. Iriya pantaro ntayo nzi. Ariko witegereje hano mutabaruka yari yagiyemo rwose. Buriya suheganye cyane wayibebeje ninde. Reka tubanze dukore photography. Reka nguhereho. Mperaho nanjye ubwo nahita nkuzaho. Buriya tubaje n'abantu bari mu kureba. Ariko twanababaza. Hari umuntu ureba na commenting kabisa. Rwose ninde wibebeje. Urabona dore amaso yakuvuyemo wahondobeye wese. Ninde wibebeje nyine. Mwana rwose. Ngono mu DJ hariya yitwa DJ who? DJ ndi. Ribone mneuza abantu mu DJ nge. DJ what? Mu Pinky. DJ Pinky, okay. Iki cyatuma abakire baduha ibyishimo. Biganiro byabo no mu kibuga. Urubanza we ukabikira na gasogi. Arangi Pinky rwose uzamuhe n'umwenda wa gasogi. Si ça. Yes.
kandi niba gikorera imikino yo kurya Eh. rwose arabizi ko ari wayitangije mu Rwanda Eh? azagera ivure azaze mujyane kwa no for the road babwire bamukubitire mbuzi ya wacu Eh. ayicare nurangiye ubwo rero azanyura hano ahabwe umwambaro mwiza w'ikipe ya Gasogi azajya ayivuga ayizi